Omba na mimi niseme nikianza kuhubiri Injili niseme mwenye ambaye anatufuatilia omba. Tunashukuru kwa kwaya ambaye inatufundisha kuomba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimia wa Tanzania wote, Katesh, Arusha, Manyara, Babati, Nzega, endelea chini pote, na wasalimia sana kwa siku ya leo ya kuwa kwetu hapa kwenye studio ya Yongwe TV na kuhubiri Injili nzuri. Tunawakaribisha wasikilizaji wapendwa kutoka Katesh kwenye kwaya hii ambayo inatubariki kwa nyimbo nzuri. Wanasema omba. Kama una shida omba, kama unayo matatizo omba. Haleluya. Amena. Yesu nashimwe cyane. Reka duhinduke tujye mu rurimi rwacu twese twumva rw'ikinyarwanda. Nifuzaga gushimira abantu bose badukurikiye bamaze kujya ku mateleviziyo yabo kugira ngo bumve ubutumwa bwiza tubazaniye uno mugoroba guturuka mu itorero DNPS mu Rwanda rifite icyicaro i Kayonza. Dutangiranye n'indirimbo nziza ivuga ngo senga. Nimba ufite ikibazo senga, nimba ubabaye senga, nimba ubona ubuzima bwanze senga kandi wizera Imana. Haleluya. Ni korali nziza iduhesheje umugisha mu ndirimbo yayo senga omba. Haleluya. So rero iriya korali turayitegereje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kwizaza kuduhesha umugisha imbona nkubone mu giterane turimo gutegura. Mbere yuko njya kure rero mu nyemerere mbanze niyegereze buri bantu bose, abizera abakristo bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda n'abandi badukurikiye n'abafashwa n'ubutumwa bwacu bw'ijambo ry'Imana kandi bo bahindura kuba abigishwa ba Yesu. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Rero turahaye ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana, mutegurirwa kandi mukagezwaho n'umushumba mukuru w'itorero rya DNPS mu Rwanda, Pastor Karemera James, ari nanjye murimo kuvugana, ndetse na mugenzi wanjye umukozi w'Imana Pastor Godolphe. Mumaze kumumenyera kuko si rimwe si kabiri azi imbere yanyu. Nuno munsi Pastor ngira ngo niwe uri buganiriza abantu. Nibyo kuko uyu munsi ninjye uri buganiriza abantu, ninjye ubaganiriza. Ubutumwa ufite bw'uno munsi waba uteguje abadukurikiye n'ubuhe? Ndagira ngo menyesha abakunzi bacu uyu munsi b'iki kiganiro. Amen. Ko ubutumwa tuganiraho uyu munsi ni inkomoko yo gucungurwa kwacu. Inkomoko yo gucungurwa k'umuntu. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Pastor Nkuba ngira ngo wanasuhuza n'abantu wenda mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina. Nibyo koko mushumba. Ikaze rwose. Murakoze cyane, urakoze mushumba kumpa uyu mwanya. Ndabanza nshimira Imana kuko ejo ubwo nari mu rugendo nza hano mvuye Kayonza nagize impanuka ya moto ariko ntacyo yantwaye. Ndashima Imana kuko nakomeje kuba muzima ntacyo nabaye rwose. Amen. Ndetse n'uwari untwaye nta kintu yabaye. Ubwo rero ibyo ndabanza mbishimira Imana. Amen. Ndongera gushimira mwebwe mwese abakunzi bacu, abakunzi b'iki kiganiro muri mu mpande zose, mpereye ku muryango wanjye, madamu n'abana bari Kayonza, abakristo bacu bari mu itorero rya Kidudu mu karere ka Kayonza, mu mudugudu wa Rebero hariya muri Rwinkwavu, ndetse na Kabare ya kabiri, Kabare hariya Cyarubare, aho naho hari abakunzi bacu. Mu Bugesera naho nuko hari abakunzi bacu ngira ngo bambwiye kenshi ko bakunda iki kiganiro cyane, barimo umuryango wanjye batuye ku Tabarari, abantu bose bo ku Mugorore ndabasuhuje, abantu bakabukuba bari aba muri Gande bajya batubwira ko bakunda iki kiganiro. Muri Gande ndabashuhuje, abari Musenyi namwe ndabasuhuje, ndetse n'abari Kibimba hariya muri Kayonza n'ubundi muri Cyarubare. Musenyi ni muri Bugesera, mu karere ka Bugesera. Ka Bugesera aho wakoreye ivuga butumwa rinini cyane. Aho nakoreye mu Bugesera buriya nahakoze umurimo cyane. Abarweru batima hari inshuti zacu harabona nakoranye nawo umurimo w'Imana. Bataza ariko ngo bagufashe ivuga butumwa watangije kandi rigari gutya. Ntago baheruka kuguhamagara. Hari benshi buriya batari bakamenya ko mpari
ariko ndagira ngo mbabwire ko mpari noneho kandi bateguze ko ushaka gukora urugendo shuri rwo kuzenguruka mu gihugu cyose cy'u Rwanda aho dufite ivugabutumwa n'aho duteganya kurigeza. Ngira ngo nkuciyemo mvuga ko ufite gahunda yo gutembera hose cyane, wabyivugira rero cyane. Ndagira ngo mbivuge kandi nshimitse ko umugambi Imana yampamagariye nuwo guhaguruka gushinga amatorero, gushaka abantu intama za Kristo, kongera kubyutsa abera b'Imana, kuko tugeze mu gihe gikomeye cyahanuwe, cyavuzwe mu gihe isi iri kugenda ihindagurika. Ntabwo rero isi yahinduka ngo natwe duhinduke tureke ubutumwa bwiza twite ku by'isi kandi ari by'igihe gito, ahubwo nk'abakunzi banjye bo nababwira ko umugambi ukiri wose. Hari abazi Pasiteri Nkuba mu bintu byinshi, mfite ubuhamya bwinshi tuzagenda tuganira, mfite ibitangaza Imana agiye inkorera, mfite imirimo myinshi, abenshi cyane nk'abanyabugesera barabizi cyane, ndetse n'ahantu nabaye no hanze muri Uganda, abantu twabanye Buremezi, abantu twabanye Kiryandongo, abo bose barabizi, abumva bose, ndetse no muri Kongo, aho hose nzi ko ivugabutumwa ryanjye narikwirakwije kandi benshi barabizi. Kandi ufite gahunda yo kwazenguruka hose n'ubundi? Ndashaka kuzenguruka mu gihe Imana ikindagiye. Abakunzi tuzagenda tubonana mushumba, benshi bariteguye, kandi namwe abashobora kuba banyumva ndababwira ngo mushobora kumpamagara, turaza kubaha nomero zacu, mushobora kumpamagara abifuza ko yayivuge, uretse iyo bayireba kuri ekara ya 0788 wakongeraho ni yawe, kuko bari buhamagare benshi nonaha cyangwa mu mwanya. Reka mbibibutse kuko uyu mwanya ni uwacu kugira ngo tugane n'abakunzi bacu bari imbere yacu batureba. Nomero yanjye ya telefone ni 079 079 25 25 80 83 8. Imana iguhereza umugisha. Iyo ni telefoni ya Pasiteri Nkuba turi kumwe muri studio, ntabwo ari umutumirwa, ahubwo ni umuvugabutumwa w'itorero dufatanyije gutambutsa iki kiganiro. Ngira ngo ariko we baritse kuduhamagara mushumba, yego bibutse ko badahita baduhamagara, ugasanga gahunda, kandi turacyakomeje kuganira ijambo ry'Imana ntiraza, mwihangane turaza kubaha umwanya. Rwose ni ibisanzwe yuko dusiga umwanya wo kuza guhamagara nyuma ho iminota 15 niyo tuba twabageneye kugira ngo tuvugane namwe, mushima cyangwa mutanga ubugororangingo ku ijambo, ku butumwa bwiza tuba tumaze gutambutsa. Nonaha icyo mwamwemerewe ni ukwandika ubutumwa bugufi, turabusoma bwose, nuko mujya kwandika mukandika muri ya minota ya nyuma, n'ubundi dushoje mwihangane, kandi ari iminota ubundi yo kwitaba telefoni. Hanyuma nongere nibutse inshuti zacu abadukurikira guhamagara kuri telefoni, guhamagara wateguye icyo uje kuvuga, urase ku ntego kugira ngo utange akanya n'abandi bahamagare. Telefoni abari nyinshi zirimo zibyigana, ugasanga twitabye umuntu umwe gusa cyangwa babiri. Iyo utangiye guterura interuro y'icyo ushaka kuvuga tuba twamaze kukumva. Rwose reka tugusabe ujye uhamagara, utange n'akanya vuba n'abandi bahamagare. Nuko rero Imana ibahereza umugisha, tubahaye ikaze Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo y'u Rwanda n'Amajyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hose baradukurikira. Ibugande za Cyenkwanzi, Buremezi, Kiryandongo, Pasiteri Nkuba yahavuze, Tanzania nayimanitse yose muri rurimi rw'Igiswahili, kuko baradukurikira cyane. Pasiteri baravuga bati nuko tuba tutumva ibyo muvuga, ariko tuba turi ku mateleviziyo tubakurikiye bishimye cyane. Ndakeka ko baba bamaze kureba na korari yabo ko yagezeho. Tuzagenda ducishaho indirimbo zitandukanye ziriya korari kugeza igihe tuzaba twayakire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tubahaye ikaze rero. Ubushize ubwo duheruka hano byari kuwa gatandatu tuganira ku ijambo ry'Imana, tumaze iminsi tuganiraho, twari dushoje iremwa ry'umuntu ndetse n'umuhamagaro, ihuriro ry'umuco n'umuryango, aricyo turiho twamaze kwinjira ku gihe cyo gushukwashukwa kwa Eva kugira ngo bagwe mu cyaha, kuko ntabwo ari Eva waguye mu cyaha wenyine, na Adamu yakiguyemo, ndetse n'Imana guhana yahereye kuri Adamu, kuri Eva bisozanya no kuri Kidobya, ariyo umushukashutsi wabashukashutse, inzoka Iblis, shitani. Hariya hakurya iyo twasenga muri Tanzania
twazaga tuvuga ibirisi inzoka ya zamani inzoka ya kera. Ni umugambi rero twebwe ni utari shitani. mwiza kuri twebwe, twe tuvuga shitani. Hari n'umwana twatumiye hano ngo wahoze ari shitani, yitwa shitani. Abantu barishimye gatete n'umukozi w'Imana, turamushuhuje. Imana imuhereze umugisha kandi mufashe. Reka rero tudatinze twanzike ikiganiro cyacu. Itorero ni ririya ni DNPS, Display National Pentecost Church. Ni itorero rifite inkomoko muri Tanzania. Tubabwira ko rikomoka muri Arusha. Ni itorero rigari cyane hariya rero ririmo rigenda rigaba amashami hirya no hino nkuko ryaje mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ni Burundi turimo turaganira, Kongo ho byagezeyo, ni Bugande n'ahandi henshi. Amen. Tubahaye ikaze rero mu itorero. Tumaze iminsi twakira abanyamuhamagaro, abafite icyo biyumvamo batanga mu kubwiriza ubutumwa bwiza buhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Tuvuga tuti muze tuganire, dufata akanya tubahugure, tubatoza uburyo bwo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, hanyuma nimurangiza tubohereze tubahereze ubashinzwe. Niko gahunda y'itorero ryacu iteye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Turabakira ngira ngo nk'ibisanzwe, Pastor Nkuba arabizi, tukabamenyereza igihe gito ku nyigisho ihindura abantu kuba bigishwa, kuko kubyaza abantu ubutumwa nibyo tumaze iminsi dukora, n'abandi barabikora. Nta gitangaza kirimo kuvuga Yesu umuntu akamwizera, ariko kumubaho aribyo bita ngo ngwino urebe, gendana nanjye, nkurikira, gumana nanjye cyangwa guma muri njye. Ibyo byiciro biciyemo babaye umwizerwa muzima kandi uri umwigishwa wa Yesu nyakuri. Yesu abahereza umugisha rero. Ni n'umurongo mugari twigishirizamo rero. Navugaga ngo tumaze iminsi twakira abo bantu. Ndakeka turimo tugera ku musozo w'iki cyiciro. Tuzongera kongera gucisha amatangazo ashishikariza abandi, kuko hari aho twabyaje ubutumwa hirya no hino mu gihugu hakiri hatoya. Turimo kurera abo kugira ngo bagende bajye kuhakorera umurimo w'ivugabutumwa. Imana ibahereze umugisha rero mwese abadukurikiye kuri Yongo TV. Mu kanya gatoya ndabakirira Pastor Nkuba kugira ngo abagezeho ubutumwa bwiza Imana imaze iminsi imuhereza. Ndagiye mbaganira kenshi ko ahugiye mu ivugabutumwa, aho yatangizaga amatorero hirya no hino. Byakugendekeye bite? Mushumba, byagenze neza cyane. Byagenze neza. Abantu b'Imana bariteguye kwakira ubutumwa bwiza. Ni ukuri. Bameze nkaho batwite bashaka kubyara. Amen. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ikomeze ibarinde kugira ngo itorero ryabuke. Amen. Imana ibaho umugisha. Murumva aho yarahugiye aravuga ati ni nk'umugore utwite cyangwa uri kubise witegura kubyara. Rero nabo turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Turatangirana rero gatoya n'ikibazo nshaka kubaza Pastor Nkuba, cyane cyane ku butumwa nari maze iminsi mbasobanurira cyangwa ngerageza gusobanura uyu muntu wari we, kuko twibukiranyije twasanze uyu muntu hari ukuntu Imana, hari ibintu Imana yamuremanye, nzavuga bigera muri 6, mbyita ngo ni inzabye 6 z'ubutunzi Imana yaremeye muri twe. Ariko hano nari nagiye mbagigaragariza uko Imana yaremye umuntu. Icyambere yamuremye mu ishusho yayo, ko nta gaciro katagira icyo kagereranywa nacyo. Kabiri, imuhereza umwuka wayo, imuha ubugingo bwayo, imwishyiramo, imwiterekamo. Icyo ni ikindi gikomeye cyane. Icya gatatu, irangije imuhereza ububasha bwose, nguhaye ububasha bwose bwo gutegeka isi n'ibiyuzuye, kwita amazina, kubeshaho. So mu yandi magambo, Imana niyo iri muri twe, twe tukaba muri yo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Urumva yuko uyu muntu ni umuntu ukomeye cyane, utagombye kuba yigaragura mu isaho y'ibyaha. Kenshi tubona bigenda bibagaragaraho, ari nabyo tuba tubahugurira kugira ngo musubire ku rufatizo rw'itorero ryo hambere, ari byo kuba bigishwa ba Yesu. Nicyo cyazanye Yesu, kugira ngo aduhindure twese kuba bigishwa be, kugira ngo tuzaronke ubugingo bw'iteka. Nicyo rero tugiye kuvugaho gatoya. Rero ndashaka kugira ngo nganire namwe kwibaza kuri Pastor Nkuba, ariko mbanze mpereze ikaze abantu bose badukurikiye mu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwakire amahoro ava kuri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Mwakire amahoro ava kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.
niryo jambo umwami Imana cyangwa umwuka w'Imana yantegetse kubahereza no kubaramutsamo no kubakiramo no kubahamo ikaze. Mwakira amahoro rwose, amahoro agwire muri mwe, amahoro aganze muri mwebwe, kandi uwamaze kugira amahoro muri we bituma ibitekerezo bye biba byiza, agatekereza ibyiza kandi agakora ibyiza, kandi bikamworohera kugera ku ntego ze. Tubahaye rero ikaze. N'ubundi pasiteri, nari ndimo nibaza ejo bundi nsomera abantu mu byanditswe byera, hari aho twabonye muri Matayo, sinzi nimba wahareba ariko ndahafite imbere yanjye, kuri iri koranabuhanga Imana yaduhaye. Ni Yohana y'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 20 umurongo wa 21 kugeza ku 23, aho Yesu yari agarutse kubigisha bwe, ariyo nshuro ya nyuma yari abasubiyeho agiye kugenwa mu bwami bwo mu ijuru cyangwa kubakurwaho. Aravuga ati, mbahaye amahoro, nahawe byose namwe mbahaye byose, nahawe ubutware n'ubushobozi namwe mbahaye ubutware bwose n'ubushobozi. Abo muzababarira ibyaha bazaba bababariwe, abo mutazababarira ibyaha ntago bazaba babariwe. None se pasiteri, aba bantu bavugwaga ni bande? Ni abapasiteri, ni abigishwa ba Yesu, ni abantu muri rusange? Dufashe. Urakoze cyane. Abo bantu urebye ni itorero. Itorero rifite ububasha Yesu yarihaye. Amen. Ni ukuvuga ngo itorero se twavuga ryo ahubwo ngo ni irihe? Ntabwo ari amadini tubona mu isi. Yego. Ahubwo itorero ni abantu bashatswe na Kristo, yacunguje amaraso ye, bamwemeye. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ngabo rero nibo bahawe ubwo butware bwo kugira ngo bababarire ibyaha mu kimbo cya Kristo. Amen. Kandi uwo bababariye arababarirwa, kandi n'uwo batababariye nawe acirwaho iteka, ararimbuka kuko ubutware bwa Kristo bubarimo. Haleluya. Yarabuduhaye. Pasiteri Imana imuhereze umugisha cyane. Ntago uri burimbuke ni wakira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Rwose wumve yuko twaje hano kukwigisha imbabazi z'Imana, ngira ngo ni nabyo pasiteri Nkuba yateguyeho, yashatse kubabwira ko imbabazi yo gucungurwa kwacu, gucungurwa k'umuntu ni imbabazi za Kristo. Reka rero tudatwaye umwanya munini twiyegereze pasiteri Nkuba. Yarashubije avuga ati, itorero ni abantu bakiriye Yesu mu bugingo bwabo, bakaba abigishwa be. Abo nibo yahaye ububasha n'ubutware bwo gukora nk'ibyo yakoraga. Pasiteri rero reka tukwiyegereze tugezeho ijambo ry'Imana ry'uno mugoroba. Abantu baritegeranyije inyota, bari bagukumbuye, bajyaga bampamagara bakakumbaza. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Kuba dukurikiye bose ubagezeho ubutumwa bwiza bw'Imana. Amen. Murakoze cyane mushumba. Bavandimwe, uyu munsi nk'uko mwamaze kubyumva, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amen. Rivuga ngo Yesu ni inkomoko yo gucungurwa kwacu. Amen. Haba mu isezerano rya kera, haba no mu isezerano rishya. Tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22 umurongo wa 6. Turasoma ayo magambo turagera ku murongo wa 14 kugira ngo mwumve neza impamvu, inkomoko yo gucungurwa kwacu, aho byakomotse. Kuko Yesu tumwita umwana w'intama w'Imana. Ariko hari abantu bashobora kumva tuvuga umwana w'intama w'Imana bakavuga ko ahari intama ari Imana. Ngira ngo ni habo bamwe banahereye bavuga ko Nyabinge bashatse kuvuga ko hari n'abatayirya ngo kubera ko ikunda intama abazimu. Ariko intama, kuba umwana w'intama w'Imana hari impamvu. Reka dusome. Igaragara mu mihango myinshi. Yaragaragaye. Komeza ubutumwa turaza kubiganira. Turabiganiraho. Kandi ndagira ngo wowe wumve iki kiganiro urasobanukirwa neza, nunkurikira neza urabyumva intego yacu dufite. Itangiriro 22 umurongo wa 6. Aho ngaho niho tugiye guhera dusoma. Handitse ngo, Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Amen. Isaka ahamagara se
Aburahamu aramubaza ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa. Ijambo rikomeye turi bwibandeho cyane. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko baragenda bombi barajyana. Amen. Umurongo wa 9 ukatubwira ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho inkwi, aboha Isaka umuhungu. Aho hantu humve neza. Aboha Isaka umuhungu we. Amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Urumva ko kari kabaye. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka aramuhamagara ati ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Amen. Aburahamu yubura amaso. Imana ishimwe cyane. Amen. Arareba abona inyuma ye imfizi y'intama. Imana ishimwe cyane. Amen. Amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Dore igitangaza gikomeye cyane. Yesu Kristo niwe gitambo cyacu, ariko ntabwo byatangiye ari uko avutse. Yego. Ahangaha tuhasanze inkuru mu ruhande rumwe. Iyo nkuru irababaje. Imana yagerageje Aburahamu iramubwira ngo genda untambire umwana wawe na w'ikinege ufite. Ariko Aburahamu iyo nkuru kuri we uwumva ko yari incamugongo, kuko ni umwana yarabonye mu gihe cy'ubusaza, ni umwana yarabonye mu gihe cy'umubabaro, mu gihe yumvaga ko ibyo azabiraga abandi bantu, ariko Imana imuha umwana. Ariko iramugerageza iravuga ngo genda umuntambire, igira ngo irebe urukundo. Aho hantu tuhatekereze cyane, irebe urukundo Aburahamu akunda Imana. Noneho Imana iramwitegereza iramukurikirana. Aburahamu arabyemera, aragenda afata umwana amutandukanya n'abagaragu be, bajya ahantu ku musozi Imana yari yamubwiye. Imana ishimwe cyane. Amen. None Aburahamu ntiyazaririye gukora icyo Imana yamutegetse. Yakoze nk'uko Imana yamubwiye, yubaka igicaniro. Ariko hari ikibazo umwana yari yamubajije bakiri mu nzira, amaze ati inkwi ngizi, umuriro nguyu, none si ntama yo iri hehe iri bube igitambo? Ariko Aburahamu arasubiza ngo Imana iri bwibonera igitambo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ntabwo Aburahamu Imana yari yamubwiye ngo uyu mwana wawe nujya kumwica njyewe ndaguha intama. Oya. Ariko Aburahamu yari afite kwizera yuko Imana iri bubone intama yo gutamba, atari bwica umwana we byanze bikunze, kuko yumvaga ko Imana ishobora byose. Amina. Amen. Aburahamu ajyana ibyo byiringiro, nubwo bitagaragaraga, nubwo bitafatikaga, nubwo nta n'uwari kubimenya, ariko burya kwizera kuturemamo ibintu bigahinduka bishya mu bugingo bwacu, bikatwubakamo gukunda Imana no kuyubaha. Nicyo cyatumye rero Aburahamu agenda akora nk'uko Imana yabitegetse. Igitambo iyo bakibohaga byari bibujijwe kwinyeganyeza. Yaboshye umwana nk'uko yaboha intama, amushyiramo imigozi aramukanyaga, arangije amurambika ku nkwi ntiyatinya. Areba umushyo yari yagiye kumusogotesha, noneho yitegura kurambura ukuboko ngasogote. Imana irabibona iri mu ijuru. Imana ashimwe cyane. Muvandimwe unyumva aka kanya, ndagira ngo nkubwire aho hantu watekerezeho cyane. Reba uyu mwana aryamye hejuru y'igicaniro yiteguye kwicwa. Icyo kintu gitekereze cyane. Reba Aburahamu wabonye umwana mu gihe cy'ubusaza, kandi akaba ategetswe kumwica ubwe wenyine, ubwe ngo amwiyicire amutamire Uwiteka. Reba urwo rukundo Aburahamu yakunze Uwiteka Imana. Reba kandi umubabaro noneho wo gutekereza uburyo umwana abonye nta kundi yabigenza, agiye kumutambira Imana. Ngari karambuye ukuboko, Uwiteka arabibona ari mu ijuru, aramubwira ngo Aburahamu stop, abesigaho wirambura ukuboko kuri uwo muhungu.
ahubwo dore intama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo Aburahamu ahindukiye abona imfizi y'intama, amahembe yafashwe mu gihuru, ngo arirukanka cyane. N'urumva umunezero waje, kwizera kwe n'ibyiringiro bye birasohoye, arirukanka aragenda afata ya ntama, ayigira vuba vuba cyane, ayirambika ku gicaniro ayitamba. Imana ishimwe cyane. Iyo ntama ni Kristo, niyo nkomoko yo gucungurwa kwacu. Nababwiye aya magambo tuzayaganiraho ibintu byinshi cyane, kuko igihe cyose umwami Imana azaba akimfashije kugenda ngera aha hantu, yego, hari byinshi bihatse iki kiganiro. Iyi ni intangiro, ariko tuzagenda tubona n'impamvu y'ibyo byose. Noneho Yesu yagaragaye icyo gihe mu mwana w'intama, kuko hari mu isezerano rya kera, kandi igihe cye cyari kitarasohora cyo kugira ngo aze gucungura abantu mu isi. Ariko kera muzi ko byabaye mu Bisirayeli byari bibanziriza iby'isezerano rishya. Yego. Noneho rero Aburahamu aho yahavanye umunezero. Aha turahigishwa iki? Ahantu turahigishwa yuko hari ikintu Imana ubwayo idusaba. Icya mbere, kuyikunda n'umutima wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ubutunzi bwacu bwose. Niba ufite amafaranga, hari igihe usanga umuntu ajya guha Imana agutera amabuye ubwo uvuze ko ubutunzi. Ubutunzi reka mvuge, niba ushaka kujya mu ijuru, Imana ikaba yaraguha ubutunzi, butangire witekaho icya cumi, niko Imana igusaba. Kandi nutabikora nawe hari ibyo uhomba. Ariko ndashaka kubwira wa muntu ufite ibibazo, wugarijwe cyane cyane, ngira ngo nereke umuntu uhangayitse, umuntu ufite ibibazo, umuntu ufite abarwayi, umuntu ufite ibibazo bimugoye, umuntu uri kureba akavuga ati singere epfo na ruguru, umuntu wabuze yajya niyava. Tekereza ko Yesu yagucunguye. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyakuye Isaka ku gicaniro, ntajonga iyo nkota, yatumye Aburahamu ajyana umwana muzima, ntagere mu rugo ngo ashwane n'umugore, ngo amubwire ngo wamwe ese yari kuvuga ngo ni inyamaswa yamuriye. Yesu wavuze ngo mbahaye amahoro. Ibaze rwose. Yari kugira akavuga ngo inyamaswa ngo yamuriye, yari kugira ati areke. Imana ishimwe. Imana ntijya yemera ko dukora ibintu bya pirate. Imana ishimwe. Mushumba, Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana dukorera ari pirate. Ni Imana yumva, ni Imana ivuga, ni Imana ireba, ni Imana isubiza, ni Imana itabara. Ariko itabara abayizeye, ariko itabara abayinjiyemo, ariko itabara abayishaka. Rero niba wowe uko uzafata Imana niko izakubera. Aburahamu yarazi ko ibyanze bikunze Imana iri bumuhe igitambo, ahumuriza umutima w'umwana. Ariko igihe kigeze, umwana abona atangiye kujya ku gicaniro, abona atangiye kuba. Ni koko iyo Imana igiye gusubiza habanza ibigeragezo. Yego. Iyo umwana agiye kuvuka habanza ibise, kandi ibise ntibinezeza. Ntabwo binezeza. Reka mbabwire, ubu ndimo ndirukanka mu gihugu nshaka itorero, ariko ejo rizaba ryamaze kugwira, naryo riri kwishaka, riri kubyana. Yego. Ariko none mushumba turavunika, turakubita hirya no hino dushaka itorero, dushaka abantu b'Imana, dushaka abantu bahabubuke bave mu byo bari kuyoberamo, bibakura ku Mana bibajyana. Nibaze, nimuze mwebwe abatwumva, mwebwe ngo ndi umunya ndoroheje mu mutima, ndoroheje. Urumva n'umunyabuntu, abantu barimo barashaka muze mbaruhure. Haleluya. Nibaze nimuze Yesu kuko tubireka inzira nziza cyane. Ntabwo ivuga butumwa twe dufite ari ukugira ngo ducinshuro, ntabwo turabacanshuro twebwe. Abantu benshi banzi ubu maze imyaka irenga 40 nkorera Uwiteka Imana. Imyaka 40 irarenga nkorera Uwiteka. Ntabwo ndi umucanshuriro. Oya rwose, ndavuga ubutumwa benshi baranzi, barabizi. Hari abantu nagiye nsengera, Imana igakora ibitangaza, abarwayi barakize. Hari aho nageze muri Uganda, Kiryandonga, abarwayi barakira, abantu birema birahaguruka, impumyi ziraho. Wafashe imvubu haryo urayisunika. Imvubu narayisengeye mu izina rya Yesu. Nta nubwo ari imvubu gusa. Hari n'igihe cyabayeho rwose, nsaba Imana ngo impe ibyo kurya ndi mu makuru, irabizana abantu bashima Imana. Imana ishimwe cyane. Mushumba, reka dukomeze kugira abakunzi bacu baze kubona umwanya. Ariko nshoje mbabwira ngo wowe ubabaye, wowe ugowe, wowe urushye, wowe uremerewe, Yesu yaragucunguye, wivunika, wikangirika. Yagucunguye kera. Impamvu yacunguye Isaka nuko Isaka ariwe dukomokaho. Yego. Nicyo nari nshoje ntababwiye. Mu isezerano rya kera Isaka niwe dukomokaho. Kuba tuvuga Imana ubu twabimenye kubera Aburahamu. Yasezeranyijwe kuba sekuruza wabizera bose. Natwe turimo nk'abanyarwanda. Noneho umwana w'intama acungura Isaka gatagwa ku gicaniro.
iyo aza kuba yaratambwe Isaka ari we watambwe ntabwo twaza kubona agakiza. Ariko uyu munsi wa none turi mu gakiza kuko intama yaramanutse. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Tuzagira rero n'igihe cyo kwa Yesu noneho uburyo abambwe ku musaraba kutubera igitambo kizima gihoraho. Yesu noneho ubwe cyane ko turi ku muryango n'umuco, kandi umuryango n'umuco umwana agaragaramo. Ese uyu mubyeyi Aburahamu nyuma yuko abwiye umwana ati Imana iri budushakira igitambo ho muri mwana wanjye, yego koko iki gitambo kikaboneka, yego uyu mwana we yagaragaye mu yihe shusho, yagiriye papa w'icyizere kingana iki koko ugereranyije? Reka nkubwire, hari ahantu se yari yamubwiye ati Imana iri bubone igitambo, bwibonera igitambo, we ntugire ubwoba. Ariko umwana ageze yaragakanyaga ati papa uko kuramboshye arabyemera, arabyemera. Ariko muri uko kwemera k'uwo mwana abonye igitambo kibonetse, umwana yabonye se ko ari umuntu wubahi Uwiteka Imana. Ene nacyo cyatumye uwo murajya wukurikirana. Yego, umurajya wa se yarawukurikiranye, nawe yemera ko se yubaha Imana, nawe yubaha Imana, yubahisha nabo yabyaye, abamukomokaho arayibubahisha. Ubwo abana bacu uyu munsi twababwira ngo twababwira ko bagomba kubaha Imana. Mbere yuko wenda n'icyo cyigisho tuzakinakigeraho, ariko aba bana iyo yumvishije agaciro kase, yego umwana uriho none nuriya wamubwira icyo uyu munsi? Reka nguhe nk'urugero, umwuga ukora umwana akura wigana. Iyo utwara imodoka nawe yiga gutwara imodoka. Nabonye kagahungu gatwara kashaka gutwara imodoka, ubona nyonga kagara ashaka gukora ibyo nawe ukora. Niko rero abana bacu natwe mu by'Imana tugomba mfite umuhungu umwe nanjye w'ikinege, nta wundi muhungu ngira, ariko nasabye Imana ngo abe umukozi w'Imana nawe ibu pasiteri. Nta nubwo we yimukiwe mu Rwanda, bamusanze mu mahanga bamwimikira bavuye mu Rwanda, aba umupasiteri uyu munsi arakora umurimo w'Imana. Kuko nanjye ndi umupasiteri, navuze ngo ndashaka ko n'umuhungu wanjye azasubira ku mwuga nakoraga. Yitwa Munezero Elia, abenshi baramuzi muri iki gihugu. Turamushuhuje nawe mwizina nawe turamusuhuje rwose. Umwuga wacu tuwutoza abana bacu kugira ngo Abanyarwanda baravuga ngo amagambo aryoha anyuranyemo. None se pasiteri, hano hagaragaye imbaraga z'Imana mu mwana mu kwishakira igitambo. Amen. Mu gihe abantu babuze igisubizo, yego Imana irakibona. Urongera uvuga uti iyo igisubizo kigiye kuboneka kibanzirizwa n'intambara n'ibigeragezo. None ukibaza ngo buri kintu cyose tukigeraho kuko twahatanye. Haleluya. Abadukurikiye babanze bumva iryo jambo. Yego. Buri gukizwa neza n'ugukotana mu mvura, mu ibibazo, intambara, bitutsi byinshi. Ntabwo ari ukudamara. Oya, ntabwo ari ukudamara. Agakiza tubabwira niyo mpamvu dushyiraho umwanya wo kubatoza, yego, no kubamenyereza, yego, kw'ibyo bagiyemo ari uguhata kandi ari amasiganwa. Ntabwo ari imishinyiko. Mu Giswahili baravuga ngo siraha n'imbunda, ariko bishaka kuvuga ngo siraha. Umunezero. Ntabwo ari umunezero, ntabwo ari iraha. Gutwara imbunda siraha ni urupfu buhetse burya. Iyo rutisha abandi nabo rurakwica. Siraha n'imbunda, kandi siraha ntabwo ari umunezero. Iyo ufite imbunda ntabwo ari umunezero, uba ari ukurwana. Wari ukurwana. Imana ibahereze umugisha abadukurikiye rwose. Niko bimeze. Ndakeka uyu munsi mwize cyane. Murize pasiteri Nkuba, Imana imuhereze umugisha. Ni ukwanzuranya kugira ngo tubahereze ya minota yanyu yo kugira ngo muhamagare mutange igitekerezo. Ikiganiro ndumva kirimo kigenda kiba cyiza pasiteri, ngira ngo turimo turabinjiza mu cyo tugambiriye. Niko bimeze gukora kuko dukeneye ko abantu biga ko kwakira agakiza ni amahoro, ariko amahoro kuyatunga no kuyagumana, kuyarwanira, kubikorera no kubikorera. Bantu rero mudukurikiye, ari abakijijwe ari n'abashaka gukizwa, Imana ihereze umugisha pasiteri Nkuba. Hari ukuntu adukangura aravuga ati siyo siraha. Reka twite aba bantu batangiye guhamagara ari benshi, ariko bubahiriza ya mabwiriza yo kurasa ku ntego. Yongwe TV, mwiriwe? Mwiriweho? Muri bande, muherereye hehe? Yego, niyo nsaba. Utuye Karangazi, Imana iguhe umugisha. Yego. Ni ukuri. Imana ibahe umugisha cyane ko mwanyuzwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Uwo munezero ugumane ni nawo twatangiranye tubasabira kunezerwa. Imana iguhereze umugisha niyo sa.
nawe Amen, urakoze amen. guhamagara. Reka twakire abandi ni benshi, niyo nsaba Imana imuhe umugisha. Yongwe TV mwiriwe. Aro uyu reka ye gutwara umwanya w'abandi, telefoni ishobora kuba ifite akabazo. Pasteur niyo nsaba aravuga ati rwose twanyuzwe cyane. Reka twumve n'uyu. Yego. Yongwe TV mwiriwe. Mwiriwe neza. Igitekerezo cyanyu ni iki? Muri bande? Muherereye hehe? Yego Byiringiro. Uri? Yego. Imana iguhereza umugisha. Yego. Urakoze cyane guhamagara kuri televiziyo. Reka twumve n'abandi barimo barahamagara ari benshi, telefoni ni nyinshi. Yongwe TV mwiriwe. Alo. Aba bantu baba bakirimo kwiyumva. Imana ibahereza umugisha. Hari uwanditse avuga ati Pasiteri nasubiremo nomero ze, ntabwo bazumvishije neza. Yego. Mwiriwe. Muri bande? Muherereye hehe? Wishimiye iki? Urukundo. Urarufite nawe? Imana iruguzuzemo rwose. Gukunda nicyo Kristo yazanye ku isi cya mbere. Urakoze guhamagara kuri televiziyo. Reka twumve n'abandi. Nasubiremo nomero ye. Asubiramo nomero yawe Pasiteri. Reka nze nihangane tuyisubiremo. Ndagira ngo nongere mbibutse nomero yanjye 079 079 25 25 83 83 mumbabere 80 yego 25 80 hanyuma 83 hanyuma 8. Reka twumve n'uyu. Aro mwiriwe. Muri bande? Yego yego murakoze. Imana ibaho umugisha cyane. Yego Jean Pierre uherereye hehe? Mu karere ka Nyamasheke. Imana Nyamasheke. Mu murenge wa Bushekeri. Yego yego Imana ibaho umugisha. Muri Bushekeri muratwumva, muradukurikira? Alo. Turabumva cyane. Rwose urukundo rw'Imana ni rwogere rusagambe muri mwebwe. No wumvaga ko nomero yayifashe. Amen. Urakoze cyane. Arakoze umuvandimwe Nyamasheke. Nomero ya Pasiteri twayisubiyemo. Hanyuma uyu aragira ati DNPS mu Kinyarwanda bivuga iki? No witwa Angelique. DNPS mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni itorero ry'intumwa mpuzamahanga za Pentecost. Alo. Church ni itorero. Alo. Display dangwa D, inyuguti ya D ni intumwa. Hanyuma inyuguti ya N isobanura mpuzamahanga, national. Inyuguti ya P igasobanura Pentecost. Hanyuma mu Kinyarwanda rero iyi ya nyuma ya caniye tuba twatangije mu Kinyarwanda. Itorero ry'intumwa mpuzamahanga za Pentecost. Alo. Niyo DNPS, Display National Pentecost Church. Niryo torero ryacu cyangwa niryo zina. Imana iguha umugisha cyane. Hari undi aragira ati ndi Jani, murakoze cyane. Murakoze Jani gushima. Mwiriwe. Telefoni zakunaniye? Yego. Reka rero inde tuvugana? Mutuyimana Sara. Yego. Wakurikiye ikiganiro? ntabwo ijya kuri ho parirere. Ni iki cyagufashije? Ngo Imana ibahereze umugisha cyane. Reka tubabwire tuti ikiganiro nakagaruka umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Muzabwirwa byinshi, muzamenya byinshi, kuko hari ibiturimo byinshi. Hari ibyo dufite nk'impano y'Imana, kandi kuvuga impano ufite
byorohera buri wese kwisobanura neza. Hari ibyo dufite kubera ubumenyi twahashye tukiga tukabisobanukirwa, ari byo biba byatuzanye kugira ngo namwe tubafashe kubisobanukirwa. Hanyuma mubikiwe byinshi, ntabwo turagera ku mubyeyi w'umugore cyangwa ku mwana, agaciro umwana agera ku babyeyi, ababyeyi icyo bagomba ku mwana ni byinshi tukibabikiye kandi muzumva. Reka twitabe uyu wa nyuma wenda tugane ku musozo. Yongwe TV mwiriwe. Aracyarangaye ngira ngo ntabwo arimo gutanga igitekerezo cye. Nibyo nababwiraga rero, itorero ni DNPS, umushumba ni Pastor Karemera James na Pastor Nkuba. Kenshi nitwe tuzajya tugaragara kuri televiziyo tubagezaho ubutumwa bwiza uko Imana iba yabuduhaye. Nakagaruka rero ku wa kabiri saa 11 kugeza saa 12 amasaha yagiye, no ku wa gatandatu saa 7 kugera saa 8 tuba turi hano tubagezaho ubutumwa bwiza uko Imana iba yabuduhaye. Ariko tubafite n'ibiganiro byinshi bijyanye n'iterambere ry'umukristo, ari nabyo turimo dukora ngira ngo hariya mu Kidudu. Iterambere ry'umukristo rijyana n'ubutumwa bwiza, kuko abo Yesu yabwirizaga ubutumwa bwiza yafataga n'igihe akabahereza ibitunga umubiri. Niko bimeze. Yego. N'umubiri akabaha imigati bakarya bagahaga bagasagura, ejo hakaba bagaruka kubera imigati, hakaba n'abagaruka kubera bakunze ubutumwa bwiza. N'abadukurikiye hariho abarimo gufashwa n'ubutumwa rwose, kandi kuko bahamagara bashima, ariko hari n'abategereje ikizavamo. Ni cyiza rero igitegeranyirize amatsiko, tugusabe ko iyo saha ntimukabure kuri televiziyo zanyu, kuko tubahishiye byinshi. Hari ibyo Imana yatubwiye, hari inzabya 6 z'ubutunzi Imana yarebye muri wowe. Nugirirwa amahirwe ugakurikira ikiganiro neza, uzazimenya ugenda ukora muri buri rwabya wihaza ku kibazo ufite, ukora mu rundi rwabya wihaza ku kibazo ufite. Numara kuzisobanukirwa, ndakeka ubukene tuzabutera umugeri, nkuko ari gahunda n'intego y'itorero. Niko bimeze. Yuko kurema amatsinda, bira bintu byo mukora byo kurema amatsinda, gushyigikira abantu mu matsinda cyane, kugira ngo buri wese agira akantu akora. Ibyo ni ibikorwa by'itorero ryacu. Ntabwo dutoza abantu ubutumwa bwiza gusa, muturike no kubabwira iterambere ryabo. Kuko nanone umuntu w'Imana ntakwiye kuba umutindi, ntabwo yakabaye nta nubwo akwiye kuba mu cyiciro cya mbere. Ega burya umuntu w'Imana ararikura agakora rwose, akagira imbaraga, akabona byose. Duhereye no ku ntumwa ngira no ku ntumwa zarakoraga, Paulo n'abandi bagenzi be cyane, bakabaho bakibeshaho. Twebwe ntabwo twiba, ntabwo tumena amazu, ntabwo tugira gute, ntabwo dukora forode, ntabwo turya ruswa. Twigisha abantu kutarya ruswa, gukiranukira Imana no mu byo barimo, no mu byo bakora, kuko ngo ufite niwe ni uzahabwa, ni uzahabwa. Ndetse twibutsa abantu ko abahamagaye bakaba yenda batatwumvise, ukomeze bahamagare. Ntabwo buri gihe cyose atari n'ubu gusa, nitunamara kuva hano bakomeze bahamagare, turabaganiriza. Ngira ngo urimo urashaka ibiro bikuru hariya Kicukiro, hange ejo uzabugaruka hano babwira aho uzaba wicaye, aho nkorera bazajya bansanga, ubafasha ubagirira neza. Ni hariya hafi y'igare y'Inyanza. Mu gihe gitoya turaba tubatangariza aho ariho, kugira ngo abo baba bafashijwe cyangwa se abakeneye gusengerwa Imana bajye baza hariya. Tuba dufite umwanya uhagije, abashaka ubujyanama, iminota y'abandi. Yego, abafite indwara zananiranye baraza tukabasengera Imana. Duhamagara Yesu agakora ibitangaza. Ni Yesu ukora ibitangaza, ni Yesu si twe yarabikoze. No muri twebwe arabikora, mu Banyarwanda arabikora, nko ku Munyarwanda we ni nk'Umwisiraheli. Cyane Yesu amuvuga neza, mwumva, kuko amateka y'ibi bihugu byombi ajya gusa, reka se kandi n'ururimi gusa ku bijyanye imico, imiziro, ibyo tuzira Abanyarwanda ngo baziririza byinshi. Akababaro banyuzemo natwe twakanyuzemo, guhagurikirwa n'isi. Ejo bundi twaze tuganira Pastor, tutandukanyijwe gusa n'uruhu. Iminota yagere kabisirayeli reka dusengere abantu, tuzagenda tubibaganiriza. Tuzabakundisha iyi radio, iyi televiziyo tuzayibakundisha cyane, kandi ni televiziyo yacu, ni televiziyo ya Gikristo, ni televiziyo yubaha Imana, iriho abakozi b'Imana benshi, ni televiziyo Imana yategetse ko ibaha ahantu kugira ngo itume nawe ubutumwa bwiza bukugeraho, uyikundishe nawe abandi, yikundisha abandi. Iyo tubonye abashyitsi turabazana bakayireba, bakamenya hiri, kugira ngo bayikundishe na bagenzi babo. Ibiganiro byinshi bitambuka by'ivuga butumwa, amatorero atandukanye cyane. Nubwo twibanda ku mwanya wacu tuba dufite, ariko na nyuma yacu hari abandi baza. Imana ihereza umugisha umuntu cyane. Aha hantu
aha hantu Imana ikomeze bagire studio y'eshanu bamwe bajye baraha abandi baraha rwose Imana ibuhereze cyane. Urumva yuko Pasiteri Nkuba akozweho nawe nk'abaduhamagaye, ndakeka ko ntawe tutasomeye ubutumwa bwe keretse utabwanditse, ariko ikiganiro cyacu ni umuco n'umuryango, ishingiro ryo kumenya Imana, itorero ni DNPS mu Rwanda. Umushumba ni Pasiteri Karemera James na Nkuba, Pasiteri Nkuba. Twari kumwe rero muri uyu mwanya, tugeze ku musozo w'ikiganiro. Turabararikira kuzakurikira ikiganiro ku wa gatandatu, ntabwo gisubiramo kuko tuba dufite ibindi bishya byo kubagaburira. Ku wa gatandatu saa 7 kugera saa 8 tuzaba turi hano tuvuga ubutumwa bwiza, dusobanura ko ndashaka ko twihuta tukagera ku cyiciro cy'abana, kuko tumaze iminsi tutigisha kuri iyo nyigisho, kandi intego nkuru y'itorero harimo no kugira abana bafite umuco, bubaha Imana ndetse n'ababyeyi. Izo ni intego z'itorero. Tuzaba dusobanura imishinga uwo ari we wese dukurikiye yakorera abanyetorero kugira ngo itorero rye ribe ryiza, rishobore gusubira kuri rwa rufatiro rw'ubuntu n'urukundo nk'ibyo twahoze tuvuga. Nuko tubibigisha, ariko tuzaba tuza turi hano tubisobanura uburyo washyira abantu mu matsinda kandi ukabafashirizamo, ukabahugura, ukabaha amahugurwa, ukabaha ibyo bakora, bakagira nabo uburyo bwo kwiteza imbere. Imana ibahereze umugisha rero. Reka dusoze dusenga. Pasiteri Nkuba adushyire mu maboko y'Imana nk'umunota umwe. Ni mureke twubaha Imana, dusenga Imana, nawe utwumva uri imbere yacu tureba, nubwo twe tutakureba ariko wowe uratureba kandi uratwumva. Dufashe dusenge Imana. Unama gatoya dufatanye gusenga Imana. Waba hari icyo Imana iguhaye, yabikubwiye ngo yihindukirire, waba uri umunyabyaha ushobora kutwumva uri mu byaha, hindukirira Imana. Yaba no gushaka gutera n'inkunga iki kiganiro, hari amanomero arahari rwose. Ikiganiro kimbikwe kibe cyiza, gikoreho kandi gifashe benshi cyane. Turabikeneye. Uwiteka Mwami Imana yacu, tuguhaye icyubahiro Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Ni wowe washimye ko iyi televiziyo ibaha ngaha, kandi ni wowe waduhamagaye ngo tuyivugireho ubutumwa bwiza. Ari twari na bene data bose baza aha hantu, tubasabiye umugisha. Uduha umugisha twese Mwami, ari abashyizeho iki gitekerezo cyo gushyiraho iyi televiziyo, ari abayikoraho imirimo banyuranye, aha abanyamakuru bose bayikoraho, tubasabiye umugisha. Ari abanyarwanda bayitega amatwi, bayumva, bakeneye gukurikirana ibikorerwaho, turasenze kugira ngo Mwami wagure amarembo, wagure ubutumwa, wagure abanyamahanga babimenye, abanyarwanda babikiriremo, umuntu wese ahindukirire izina ryawe rihabwe icyubahiro. Aha hantu uzerekane ko ari we wahageze Mwami, atari ku bwacu ahubwo ari ku bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu, ari we wavuze ngo nimwakire amahoro kandi agwire muri mwe. Natwe turavuga tuti mwakire amahoro, mubane n'amahoro ya Kristo, mugire weekend nziza, musenge, mwiyeze. Abagiye kujya mu birori hirya no hino, mwitwararike mumenye kuri ikiremwa cy'Imana. Imana yakuremye mu ishusho yayo, ikurema igukunda, niyo igukujije kugeza muri icyo gihe, niyo iguhaye ibyo ujya kwinezezamo. Nuko mu kwinezeza kwawe ibuka yuko amagara aseseka ntayorwe, hanyuma wirinde kandi urinde na bagenzi bawe. Hanyuma tuzagaruka hano ku wa gatandatu mu isaha twababwiye saa 7 kugera saa 8, ndetse no ku wa kabiri utaha turacyari kumwe namwe. Abadukunda n'abadukurikiye, Imana ibahereze umugisha. Shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.